match rero yahise ikurikiraho ni match ya Rayon Sport n'ikipe ya Musanze Football Club. Rayon Sport yatsinze ibitego bibiri mu gice cya mbere cy'umukino. Ni umukino twabagejejeho kuri Radio Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yinjiye muri match hakiri kare ku munota wa gatanu bita Tony Kitoga yaratsinze igitego cya mbere cya Rayon Sport. Cyiza cyane yakiriye umupira n'akaguru ke k'ibumoso asanzwe akinisha atikisha defense ya Musanze awushorera rimwe arekura raketi. Noneho ubundi abenshi ku bantu bakina umupira w'amaguru bazi ko iyo umuntu ari nk'ari muri box amaze gucengesha akamoso watekereza ko yatera poto ya kabiri yateye poto ya mbere. Urumva igitego ukuntu cyari cyiza, ariko muri iki gihe abataka bagezweho niyo style barimo bakoresha aho umuzamu adatekereza. Urabona ko na Mbappe muri iyi minsi iyo yatatse asa nk'uva ibumoso utegereza ko agiye gushyira muri deuxième poto ya ruguru iburyo ahita ashyira poto ya aho umuzamu ari mavu. Ewa na Tony Kitoga yatsinze igitego cyiza cyane igitego cyiza cyane. uwo bita Azizi Basane Kuranya yarameze neza cyane muri uyu mukino, ni nawe watowe nka homme du match. Yazamutse none ikintu bita defense ya Musanze arayunyuguza arayicenga arinjira arashitisha agira ngo agiye gutera centre, umupira arawinjira nawugeza muri box mo hagati arekura umupira muremure ugenda uwikuba hasi. hari mu minota 39 w'umukino tayari umusore bita Imana Yive nawe azi guhagarara neza cyane ku tuntu twatapina abahari rwose ahita ashyiramo igitego cyane. Biba ibitego bibiri ku busa. Hanyuma abo bita ku minota 45 uwo bita Munyurangabo yitwa ntawe yitwa Munyurangabo, Murindangabo yitwa Moyize uri kuvuga umusore wabonye ikarita y'umutuku yitwa Serge Murangamirwa Serge yakubise inkokora abishaka. uwo bita Basane Azizi Basane yakoze nka bimwe Cristiano yigeze gukora Rudiga umutera umupira hejuru mu kirere ugatega intoki agira ngo ugiye kuwufata, Rudiga akaza agahita awukora akamutera robe. nibyo bintu byamuhaye. Azizi Basane yawuteye hejuru umupira arawukina arangije abonye amucitse amwitambitse akubita inkokora bamuha ikarita y'umutuku bajya kuruka. ari ibitego bibiri bya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Musanze. Ikipe ya Rayon Sport yagarutse nyine ikina na Musanze nayo irwana ko kudatsindwa ibindi bitego. Urumva igice cya kabiri cyakinwe n'abakinnyi 11 ba Rayon Sport ku 10 ba Musanze kuko ikipe yari yabonye ikarita y'umutuku, ariko nyine babasha kujera kutinjizwa ikindi gitego. Babura nabo mu buryo bwagiye bagerageza bwinshi bwo gushaka ibitego, ariko nabwo ntibyakunda. Birangira ari ibitego bibiri ku busa. Abareyo bariruhutsa, abareyo barongera baravuga bati twagarutse, reka twumve abafana ba Rayon Sport nyuma y'umukino mwumve ibyishimo bari bafite. Kagarutsemo urabona ko abakinnyi noneho bafite motivasiyo. Udakina udakora out urahita usigara. Na Mico the best no from Kamonyi si 17 ejo ziranganya cyangwa pe nishaka itsinda. Ibyo ni ibyishimo by'abareyo nyuma yo kubona intsinzi bati ntanga gihumira mu mujyi. Urumva ari abaringagira huma sinzi ikesha mvugo ryayo ukuntu bavuga irivuga ariko natekereza ko yagakwiriye kuba yivuga irivuga n'ingabo urakuntu yigira gutse kuntu kwivuga simbizi abantu bo mu kinigi habura umugari dudukurikiye ntabwo yabura abantu bo mu mizi y'ibirunga mutwandikire batubwire ibyo bisubizo baranje. ntekereza ko ingagi zifite ikesha mvugo ryihariye. ingagi zibigenza zitiye zirimo zirikomanga mu gatuza no guhuma aba ari nko kwivuga wenda biba no kwivuga ariko cyangwa zinanavuga wamenya ari biki. Gatwe turindiriye ko ibyo turindire ko ari umuntu dukosora niba ibyanjye ni Adaraye yavuze ko ari ukwivuga. Nkoresheje inyurabwenge ubwo bari system mwiza cyane y'ikiti yanjye bitwa Latifa rikamwandikira. Njya mubona hari aba hari muri zira hoteli zo mu Kinigi hejuru kandi akwiriye kuba afite amakuru. Ntabwo yayoberwa. So ikipe ya Rayon Sport ni iki cyafashije umutoza Haruna Feruz? Reka tumwumve nawe icyo yadutangarije nyuma y'uyu mukino. Bakoze iyo twabatumye mu kibuga, twabatumye ko ekipe ya Musanze isanzwe muzi ko atari ekipe yoroshe. Rero icyo twabatumye ni iminota ya mbere gushaka ibitego kubera Musanze wirekeye ya je sais pas comment je peux dire en Kinyarwanda. Il peut te sous-estimer même. Et nuko Musanze ni ekipe nicyo wabonye ko
bakinya ari nusu ariko mu gice cya mbere baje hejuru cyane nuko natwe twari turi pepaye mu mipira yabo bakunda gukina imipira ya kabiri cyane nibyo twakinye natwe ni ukuvuga ko twiteguye ko aza mu mutwe uko nama ndabivuga abakinnyi kubategura mu mutwe ko musanze atari ekipe yoroshe yasinze aperi inganya na polisi ni ukuvuga ko ni ekipe ifite abataka ubaretse na gatoya baragutsinda igitego rero cyane cyane twabaprepare mu mutwe abakinnyi ahubwo urabinyuranyije iminota ya mbere niyo twatangiye gusatira cyane nta mapasi je nashakaga ko tutera twashaka ko tugira pressure muri bo hama mu minota igice cya kabiri n'abakinnyi barananiwa n'abantu bananiwe batangira kupostinga umupira kugira ntibaze nituze kwankesa na musanze se ekipe nabivuze ko atari ekipe noya ni ekipe nkuru mbere usamaye gatoya yayiguca mu ryahumye abarongozi nibongera amaelema uwo ni umutoza Haruna Feruz avuga ati nari nababwiye ko musanze ari ikipe itari nto ibyo rero byagomba kuvamo ngo rwose tugomba kugerageza gukina dukora pressing hakiri kare niyo mpamvu twabonye igitego hakiri kare ariko Samir umukino narawukurikiye na nindi kumwe na Rugangura tubagezaho ikipe ya Rayon Sport yabanje mu izamu Mugisha Yves umutima wa defense wari urimo Yusuf Diagne ari kumwe na Rushema Chris kuri kabiri hari Kabange Emmanuel kuri gatatu hakinaga Ganijuru Elia hagati mu kibuga hakinaga Ntarindwa Aimable yarafatanyije na Ndayishimiye Richard imbere yabo hakinaho bita Tony Kitoga uruhande rumwe rwacagaho Aziz Basane Kulanya urundi rucaho Cindy Jezipor harimo aratakaho bita Hayimana Yves ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo navuga ko yabaye nziza kubera Haruna Feruzi navuga ko ku munsi w'ejo yitwaye neza umutoza yitwaye neza Ego. Yamenye adversaire witwa Musanze amenya ko Musanze ifite hagati mu kibuga abakinnyi bakomeye Mathabo Rethabo harakinnye uwo bita Mbogamizi Patrick Inama Patrick imbere yabo hari Mutsinzi Charles ameze neza arabivanga ameze nka akina aba muri forma aba ari nko ku ruhande ariko mu mikinire ye agakina hagati mu kibuga so navuga ko umutoza yabaye umutoza mwiza cyane kubera ko yakinishije Ntarindwa Aimable Mukaseri utagenda cyane wo sitting midfielder yavuye mu ikipe yamukura kubera ko hari ikintu navuga cyaje muri Rayon Sport kubera bya bibazo byabo byari bihari by'umwuka mubi n'amatiku nyine abantu bavuga ibyo babonye kubera ko Ntarindwa Aimable na Rushema Chris na Afami ya Lotfer abakinnyi baturutse muri Mukura bagiye n'umutoza baje abareyo ntibahita babakira byabishe mu mutwe kugera bwo nyine batabona n'umukino ejo Ntarindwa Aimable abakinnyi b'abencheri ba Rayon Sport bagiye kumuterura niyo match ya mbere yarakinnye iminota 90 muri Rayon Sport ayikinnye neza cyane so ubona ko byari byaratumye basubiza batakaza icyizere cyo navugaga rero Samir ngiye nk'umuntu wakurikiye umukino uwo bita Feruz yamenye ko Musanze agomba kuyinigiramo hagati kugira ngo itabona imipira kuri ku basatira yego iyo batayo hagati mu kibuga yarayitsinze arayinesha en cas de perte de ballon iyo batakazaga umupira Rayon Sport yari regroupaga Ndayishimiye na Ntarindwa Aimable na Tony Kitoga bose bakaza gufasha mu gufunga mu gihe baro bayifite kubera ko babaga bizeye serivisi za Ntarindwa Aimable ko ari umusitingi midfielder atava hagati n'umwe ngo bafite baro Ndayishimiye Richard yazamukanaga na Tony Kitoga bakagenda bakegera Habimana Yves yego none cyo gihe bigatuma baba menace ikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Musanze ikindi cyabafashije Rayon Sport ifite wings zakoraga neza cyane Aziz Basane Kulanya na Cindy Jezipor ku buryo byabaye ngombwa ko mu minota 35 uwo bita Ruremesha isako rimpinduka ebyiri cyane umusore bita uyu w'umunyamusanze wo mu byangabo yitwa wo mu byangabo
afite izina wumva ritari ry'abakinnyi b'umupira urumva nyine ritari familiyo n'umupira yitwa ubundi akunda kuba y'amazina utamenya ngo watinya imana risa ngo hande uyu nguyu ukina ni Leonidas ikaze ndebera yavuyemo rimwe na Felicien impamvu yavuyemo Felicien imyaka kandi abagenda cyane wing Sindi Jezi Paul yaramaze kumucaho nka kane Felicien ntabwo akunda umuntu umufesinga urumva yaramuciyeho nk'inshuro nk'enye ku minota 35 yasaba abasimbuza ako kanya urumva ko ntabwo yitwa Leonidas yitwa Leonidas yambara 87 Leonidas munyurangabo yitwa Leonidas ndebera izina ry'ikinyarwanda reka nze ndikurebe abo bakinnyi yahise bakura mu kibuga abona nta musaruro buze kubitego kubera ko wings munyurangabo merci munyurangabo Leonidas yahise abasimbuza kuko wings zari zamenashije cyane mu buryo bukomeye birangira rero urumva wing imwe yayikuyeho nkuru za Felicien indi wing niyo murangamirwa yabonye ikarita itukura cyane ubundi nako aba fullback biwe ubundi na Rayon bose bitwaye nabi muri uyu mukino. Rayon Sport muri gahunda zabo zose zapanga mu gihe cyose gifitemo Richard kandi ari umwe mu bakinnyi beza iyo umushyize kuri gatandatu bawisha imyanya ibiri icyarimwe uyu mutaramu Richard no muri Muhazi yakinaga nka nimero 8 ni umukinnyi mujyana mwataka kumwe na Joseph Sakere mujyana mwataka mukagarukana mudefanda